Yes, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze hano kuri Aizo TV, aho tugenda tuganira ibintu bigiye bitandukanye. Ndagira ngo muri aka kanya tuganire, ese ni ukubera iki muri kubona muri iyi minsi bamwe mu bacuruzi bari kugenda batera imbere vuba muri iyi minsi? Hari abacuruzi cyangwa se abo twakwita aba businessmen cyangwa se ba rwiyemezamirimo, abashoramari, abantu nk'abo nyine bakora ibikorwa by'ubucuruzi. Mu kazi kabo uri gusanga muri iyi minsi bari kugenda batera imbere. Ndagira ngo rero nze nkubwire cyangwa se nkunyure muri make uburyo busha abakire cyangwa se abacuruzi bari kugenda bakoresha ahasigaye bagatera imbere. Uburyo nawe mu gihe waba ukora business cyangwa se waba ushaka gutangira gukora business, ubu buryo nawe wagenda ubukoresha ahasigaye ugatera imbere. Ni ubuhe buryo rero kugira ngo tuze kwihuta kugira ngo iki kiganiro kitaza kuba kirekire? Ni uburyo bworoshye cyangwa se ni uburyo navuga bwa innovation cyangwa se nudusha abakire bari kugenda bazana mu mikorere yabo cyangwa se muri business zabo ahasigaye bagatera imbere. Uri kuba umuntu ari kuba afite business cyangwa se afite ubucuruzi bwe, ugasanga yakoresheje buno buryo yateye imbere. Umuntu ari gukoresha buno buryo ugasanga yatangiye kwambukiranya imipaka, yatangiye kujya mu bindi bihugu gushakayo imari cyangwa se kurangurayo ibicuruzwa, kandi yatangiye business ari umuntu uciriritse. Uburyo rero ngiye kukubwira mu gihe nawe nyine nkuko nari maze kubivuga, igihe waba ukeneye cyangwa se ufite gahunda yo gutangira business, ubu buryo nawe wabukurikiza. Ni ubuhe buryo rero? Muri iyi minsi abakire benshi cyangwa se abantu muri rusange bari gukora iyi mirimo ya business bari kugenda bakora icyo bita gukorana n'amasocial media, gukorana n'imbuga nkoranyambaga. Muri uko gukorana n'imbuga nkoranyambaga niho biri gutuma ubukire bwabo buzamukira. Bari gukorana n'imbuga nkoranyambaga gute rero? Ni abenshi barabutangiye buno buryo cyangwa se abantu batarabutangira nabo yenda babutangira, ariko abenshi nakubwira yuko ubu buryo babutangiye bwo gukorana na social media. Social media ni nk'izihe? Ni ama Facebook, ni ama YouTube, ni ama TikTok, Instagram, ibintu nk'ibyo ngibyo. Google ni social media. Ni ukuvuga ko rero wowe niba uri businessman cyangwa se niba uri umucuruzi ufite ibintu ucuruza, ni ngombwa ko ufungura social media kugira ngo uzajye unyuzaho ibicuruzwa byawe, asigaye ubikorere icyo bita kubyamamaza. Cyangwa se waba udafunguye social media ngo wamamaze ibicuruzwa byawe, hanyuma bigasaba ko nawe wifashisha abafite ama social media, imbuga nkoranyambaga, hanyuma bakakwamamariza ibicuruzwa byawe. Ni ukuvuga ngo wowe niba yenda ucuruza inkweto cyangwa se ucuruza ibyo kurya cyangwa se ucuruza imbuto cyangwa se ucuruza ibintu bigiye bitandukanye, ni urugero. Ahasigaye mu buryo wakoresha, fungura nibura social media, fungura YouTube channel cyangwa se ufungure Facebook account cyangwa se ufungure TikTok cyangwa se ufungure Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ahasigaye niba urugero ufunguye YouTube channel, uyihe izina nyine ryitwa rijyanye n'ubucuruzi bwawe. Tuvuge yenda ucuruza inkweto, wenda ucuruza inkweto, niba ufunguye YouTube channel yiha izina yitwa igiciro cyiza cyangwa se inkweto nziza wazisanga aha ngaha. Urwo n'urugero nari mbahaye. Umaze gufungura YouTube channel yawe yihaye izina rijyanye n'ibyo ucuruza, ahasigaye utangire wamamaze. Tangira ujye kuri YouTube channel yawe unyuzeho ibyo ucuruza, ufata ama video ucuruza, uri gushiraho ibyo ucuruza, ushireho inkweto niba arizo yenda ucuruza, ushireho amata, ushireho amafoto y'amata niba ariyo ucuruza, ushireho imyenda niba ariyo ucuruza, ugenda ubinyuzaho hanyuma abantu badafite amakuru cyangwa se batazi ibyo ucuruza bashobora kuza ku ma social media
hanyuma bakabona ibyo ucuruza bagatangira bakaba bashobora gufata nimero zawe bakakwihamagarira bati ukorera hehe, ibintu byawe se ushobora kubitugezaho, ibintu byawe se ntabwo watugabanyiriza igiciro, gutyo na gutyo. Urumva ko hari abakiriya wari usanzwe ufite aho ucururiza, hari n'abandi ugiye kubona bitewe na online, bitewe n'izo mbuga nkoranyambaga, ku buryo bagiye kuza bakwihamagarira bagusanga aho ukorera cyangwa se bagusaba ko wabagezaho ibyo ucuruza kugira ngo bigure nyine cyangwa se ubone customers. Ni ukuvuga ngo rero uburyo bwo kwamamaza ukoresheje izi mbuga nkoranyambaga ni uburyo bwiza, ni uburyo bugezweho, kandi ngiye mbona ko mu myaka iri imbere abantu badafite ubu buryo, batari gukoresha ubu buryo bwo kwamamaza bakoresheje izi social media, ubucuruzi bwabo ntabwo buza kompeta n'ubundi bucuruzi. Ibintu bijyanye no kwamamaza abacuruzi bakoresheje imbuga nkoranyambaga mu myaka iri imbere bigiye kuba ari byo bigiye kuzajya bikora cyane gusumba kuba ufite ishop boutique y'imyenda cyangwa se inkweto ahantu runaka asigaye ukicariramo abantu ntibamenye ngo hari ubwoko hari umucuruzi ucuruza ibi n'ibi. Kuvuga ko rero abantu bari kugenda bafata ibicuruzi byabo bakabinyuza ku mbuga nkoranyambaga bakabyamamaza cyangwa se bagasaba ko babamamariza, n'abantu bari gucuruza muri iyi minsi cyane bagatera imbere, hanyuma ibicuruzwa byabo bikagera kure cyane isoko rikaboneka cyangwa se bakandika izina. Mu by'ukuri kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga ibyo ucuruza bimaze iki? Bituma abashaka kugura ibyo bintu ucuruza babimenya ko bifite, cyangwa se nawe ubona umubare munini w'isoko, hanyuma uko abantu bagenda bamenya ko ucuruza ibintu runaka bakabona kuza kukugurira. Urumva ko ni umumaro abacuruzi bakorera ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bamamariza bakoresheje imbuga nkoranyambaga, ni profit bari kugenda babona, na avantage cyangwa se n'akamaro cyangwa se ni inyungu yo kwamamaza bari kugenda babona. Ariko nanone kwamamaza mu by'ukuri hari noho n'abantu yenda nko mu gihugu cy'u Rwanda baba batazi ko ibicuruzwa runaka bitagera mu Rwanda cyangwa se bitaba mu Rwanda. Ndabaha nk'urugero, umuntu ashobora kuba acuruza yenda nk'imodoka ajya kuzizana mu mahanga, cyangwa se yandika ko mu mahanga avugana no mu mahanga, zimwe mu nganda zikora imodoka zo mu mahanga, akazandikira azisaba koza muzanira izo modoka. Ariko rero mu gihe abanyarwanda batazi ko ubwoko runaka bw'imodoka bwageze mu Rwanda, cyangwa se ubwoko bw'imodoka runaka bugurishirizwa mu Rwanda, urumva nta makuru bafite. Mu gihe rero uje ku mbuga nkoranyambaga ugatanga amakuru ukavuga ko ubwoko bw'imodoka runaka bwagezwe mu Rwanda, buri gucururizwa mu Rwanda, urumva ko bifite akamaro. Hari bumenye ko izo modoka cyangwa se ibyo bicuruzwa bifuza byageze mu Rwanda, bazi ko bakugurire. Nawe rero urumva urabona inyungu yo kubona isoko, niba ari imodoka yenda uri gucururiza mu Rwanda ziragurwa. Ikindi n'abantu baragiramo inyungu, kuko ntabwo birabagora kugura imodoka bakeneye, kuko hari abashobora kwitumiriza imodoka zabo mu mahanga ku giti cyabo. Urumva ko birabagoye. Mu gihe rero wowe wazibazaniye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu, biroroshe kubona abo bantu bari buze kwishimira iyo serivisi uraba ubazaniye. Urumva ko ikintu cy'imbuga nkoranyambaga rero ni cyiza mu gihe wowe waba ubyinjiyemo mu bucuruzi, ubwinjiyemo ukeneye kwamamaza ugakorana n'imbuga nkoranyambaga. Urumva ko ni ikintu cyiza. Iki ni ikintu cyiza, abacuruzi batangiye kugikoresha ni abacuruzi rwose bareba kure, cyangwa se bazi aho isi iri kwerekeza. Mu by'ukuri aho isi iri kwerekeza, turi kwerekeza mu isi y'iterambere, isi y'udusha, isi iri ku muvuduko udasanzwe mu bintu bijyanye na development. Ni ukuvuga ko rero tugomba kugendana nayo. Waba uri umworozi w'inkoko ukabishira ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakamenya ko uri rwiyemezamirimo w'ubworozi bw'inkoko,
abakeneye kugura inkoko zo kurya cyangwa se bakeneye amagi yo kurya bakamenya ko bayabona iwawe, cyangwa se bakamenya uburyo wayabagezaho mu buryo bworoshye, ku buryo bworoshye kuko muba muvugana online, social media zarabahuje. Ushobora kuba ari bwo buryo bwiza wakoresha. Mwumva ko rero aka kantu ni keza kandi gashobora korosha ubucuruzi, cyangwa se gashobora gutuma umucuruzi n'umuguzi bagirana umubano wa hafi, cyangwa se bafashanya mu kugura no kugurisha ibicuruzwa byabo. Aka kantu rero ni akantu abacuruzi benshi bari kugenda bakoresha. Niba wowe utarakamenya, tangira ugakoreshe. Ni ukuvuga ngo rero nakubwiye uburyo abacuruzi bari kugenda bakoresha. Ushobora kuba utari ubizi ko imbuga nkoranyambaga zabyoroheje, cyangwa se ukaba wabinegirijaga ngo nta nyungu zirimo. Ibi bintu biri gukora, ibi bintu mubijyemo, ibi bintu mubikoreshe, imbuga nkoranyambaga muzikoreshe. Kandi ndatekereza ko mu myaka iri imbere imbuga nkoranyambaga nizo zirigarurira abantu, nizo zirigarurira isoko. Niba udafite urubuga nkoranyambaga, cyangwa se niba udafata umwanya ngo wamamaze ibicuruzwa byawe, ndatekereza ko mu myaka iri imbere wowe ushobora kudahangana n'abacuruzi bagenzi bawe. Ntimujya mubona se ibinyamakuru bigiye bitandukanya, byaba byo kuri YouTube, ibinyamakuru byigenga, ibinyamakuru bimeze bite, bigiye bitandukanye byamamariza amakampani, ukumva ngo Agasha, ukumva ngo Inyange, ukumva ibicuruzwa hirya no hino biri kugenda bivunyuzwa ku bitangazamakuru babyamamaza. Ni byiza rero ko ubucuruzi bwawe nawe uko bwaba bungana kose, waba ukibutangira, waba warabutangiye, wabwamamaza. Kubwamamaza nta bisaba kujya ku bitangazamakuru runaka ngo ubyishure ahasigaye bikwamamariza. Ubishoboye wabikora, ariko ubushobozi budahari, cyangwa se utarafatisha bikaze, cyangwa se biri ku rwego rwo hejuru, nawe wabyikorera. Ushobora kuba ufite WhatsApp kuko kuri WhatsApp ufite umubare munini w'abantu muziranye muvugana. Kuri iyo WhatsApp yawe rero, kuri status ushobora gunyuzaho ibicuruzwa byawe ucuruza, hanyuma abantu bafite nimero zawe cyangwa se inshuti zawe zikamenya ko hari ibyo ucuruza. Mu gihe rero ugenda unyuzaho ibicuruzwa byawe kuri WhatsApp status, murumva ko byorohereza bamwe muziranye kumenya ibyo ucuruza. Niba ufite WhatsApp status, WhatsApp wanyuzaho ibicuruzwa byawe, abantu bakamenya ibyo ucuruza. Niba hari ibicuruzwa wagabanyije ibiciro, hari ibicuruzwa yenda biba bagize discount, cyangwa se bagabanyije ibiciro. Niba ibyo bicuruzwa rero hariho bonus, hariho kugenda ugabanya ibiciro, nabwo ushobora kubinyuza ku mbuga nkoranyambaga, ukavuga uti izi nkweto nazicuruzaga ibihumbi 50, none kubera bonus abakiriya banjye nshaka kubashiriraho nzigejeje ku bihumbi 20, ibihumbi 10. Urumva ko ayo ni amakuru abantu bagomba kumenya. Ukabinyuza kuri YouTube channels, ukabinyuza kuri WhatsApp, ukabinyuza kuri Facebook, ukabinyuza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Izi mbuga nkoranyambaga akamaro kazo ni uguhanahana amakuru, ni ugusangira amakuru. Mu gihe rero wowe uri umucuruzi, koresha izi mbuga nkoranyambaga, ugende utanga amakuru, abantu bagende bamenya mu by'ukuri ibyo ucuruza. Nakubwiye ko hari abantu badafite amakuru y'ibicuruzwa ko byaba bicururizwa mu Rwanda, bakaba bazi ko bicururizwa mu mahanga. Abo bantu rero bafite ayo makuru ameze gutya, rero ni byiza ko ubuza hano ku mbuga nkoranyambaga ukabereka ko hari ibicuruzwa biri hano mu Rwanda, ntibavunike bajya kubishaka mu mahanga, cyangwa se ntibareke no kutabigura kuko bafite amakuru ko biri mu mahanga. Hari abantu bakeneye kugura ibicuruzwa ariko bakaba batabigura kubera yuko bazi ko bitari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se mu bindi bihugu. Rero mu gihe biri mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bashobora kubigura. Rero niba ufite ubumenyi, cyangwa se niba ukoresha izi mbuga nkoranyambaga, gerageza wiyamamarize business yawe. Ndatekereza ko
uri buze kubona isoko rinini. Ngewe nkunda ikintu cya business, nkunda ikintu cy'ubucuruzi kuko ngewe mbona aricyo kirimo amahirwe yo kuba watera imbere vuba vuba. Kuba umucuruzi atandukanye n'umuntu ukorera kampani, atandukanye n'umuntu ukorera leta, kuko umucuruzi icyo bita income ye, umushahara we cyangwa se inyungu abona buri kwezi iri unlimited, ntifite imbibi. Ushobora gucuruza ukunguka miliyoni 100, ushobora gucuruza ukunguka ibihumbi 500, ibihumbi 800, miliyoni 5, ariko umuntu ukorera kampani cyangwa se ukorera leta, umushahara we uri limited, ufite aho ugarukira. Ni ukuvuga ngo niba salary yawe ari ibihumbi 800, ni ibihumbi 800, ariko umucuruzi iyo atangiye business uyu munsi akabona ibihumbi 100, ejo ashobora gushiramo imbaraga akabona ibihumbi 500, ukwezi gutaha yashiramo imbaraga noneho cyane akabona miliyoni 5. Urumva ko business niho hantu hari amahirwe cyane. Niyo mpamvu rero niba winjiye muri business, injiranamo imbaraga, winjiranemo ubumenyi bwose ubumenyi bwose busabwa kugira ngo uze kuzamuka vuba vuba. Kuzamuka vuba vuba nababwiye no kumenyekanisha ibyo ucuruza abantu bakamimenya. Ndatekereza ko iki kintu ari ikintu cyiza. Ushobora kuba yenda ucuruza icyo bita ibintu abana babambika kugira ngo batinyarira cyangwa se bataza kwinyaho, ni bumper. Hano mu gihugu cya Zambia babyita diaper, ni mu gihugu cy'u Rwanda sinzi niba babyita diaper, ako mu Rwanda bamanza babyita niba ari bumper, niba ari pampex, ntabwo nzi uko babyita. Rero ibi bintu ushobora kuba ubicuruza abantu bakaba batazi ko bihari cyangwa se biri gucururizwa mu gihugu cyacu. Ni byiza ko ubyamamaza. Ibi bintu biba bifite isoko, abantu bafite abana baba babikeneye, ni ngombwa ko abantu babimenya. Ushobora kuba warafunguye ikigo cy'amashuri, yenda tuvuge ufite ikigo cya gardienne nursery school, ufite ikigo cy'abana b'incuke. Rero ikigo cy'abana b'incuke kugira ngo bamenye ko hari ikigo cyiza cy'abana cyita ku bana b'incuke, ni ngombwa ko ubinyuza kuri social media, ukamamaza ikigo cyawe, ukababwira intego y'ikigo cyawe, ukababwira ubumenyi abana baziga ku kigo cyawe bazahakura, ukababwira uko abana baziga ku kigo cyawe uburyo bafatwa neza, cyangwa se uburyo ababigisha, abarimu babigisha ubumenyi bafite. Iyo ubikoze gutya rero urumva ko mu by'ukuri ubona isoko. Hari abakugana bitewe nuko kwamamaza babonye ku mbuga nkoranyambaga. Rero mukoreshe social media, mukoreshe izi mbuga nkoranyambaga, ama YouTube channels, ama WhatsApp, ama Facebook, ama TikTok, ama Instagram, ama social media agiye atandukanye, kugira ngo mubone isoko rigari, mubone isoko rinini. Mutumva ko social media, imbuga nkoranyambaga ari izibyamamare cyangwa se abanyepolitike, cyangwa se imbuga nkoranyambaga ni izacu twese. Waba uri umuhinzi, waba uri umunyonzi, waba uri umuyede, waba uri umutekano cyangwa umusekirite, icyo waba ukora cyose ugomba kujya hariya ukiyamamaza. Niba uri umunyonzi ugomba kujya hariya ukafungura urubuga nkoranyambaga, ugashiraho ibyo ukora, ukigaragaza unyonga igare, ukigaragaza utwara abantu, kugira ngo niba hazagira ugukeneye azakwandikire no kuri abone nimero yawe, akwandikira kubwira ati ndaha ngwino mfate unjyane mu rugo. Urumva ko imbuga nkoranyambaga rero ntabwo zagenewe bamwe na bamwe, zigenewe twese turazikeneye. Uri umucuruzi wazikenera, uri umutagisimani wazikenera, ucuruza ibi bya Airtel money, receive and send money, ibyo byose twese turabikeneye. Ushaka uri umuhinzi uhinga imboga cyangwa se imbuto, bishire ku mbuga nkoranyambaga, abantu bamenye ko ufite ubuhinzi bukomeye bw'imboga n'imbuto. Abagukeneye, abakeneye imboga, abakeneye imbuto,
baze kukwandikira bamenye uburyo bashobora kubona izo mboga ku buryo bworoshye, mukominikane cyangwa se muhanahana amakuru, uri buze gukenera ibyo ucuruza cyangwa se uri bukenere ibyo washoyemo imari abibone mu buryo bukoroheye, bumworoheye nawe aguhe kuri ayo mafaranga. Ndatekereza ko ubu buryo ari bwiza bwo gukorana n'imbuga nkoranyambaga. Mu gihe wowe utarabukoresha, nakugira inama yo kubugana, kuko isi aho iri kwerekeza, iri kutwerekeza mu iterambere riri hejuru, iri kutwerekeza mu ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rero rigendana n'imbuga nkoranyambaga, kwamamaza ibintu nk'ibyo. Ngayo nguko rero wowe niba wari ufite gahunda yo gukora business cyangwa se niba warakoraga business ukaba akantu utaragashira muri business yawe, akantu ko kwamamaza, gukoresha imbuga nkoranyambaga, ndatekereza ko uhereye uyu munsi uri buze kukongera muri business yawe, ukatangira ukamamaza ibyo ucuruza kugira ngo isoko ryawe rigende rikura.